karomba umudigiro urawuredura iromba uratumbagiza urangije utangagira kumva kuri umuntu wa danje karomba ko nta muntu utakuzi uri mu biki barakubwiye ngo urinjiji wanga kumva kuri injiji ariko ubujiji bwawe buragaragaye kuko ibigiye kukubaho ntago urabibona. What's up my people, numungu wanyu Mideli. So ngo ikaze kuri Lio Talk kuri Mideli TV Rwanda. Ngushimira wamaze gukora subscribe na utarayikora ikindi cyo gihe kiza cyo kuwayikora kugira ngo utazajya ushikanwa n'ibiganiro byinshi birenze. Iki ni kiganiro cyanyu Lio Talk, ni kiganiro tuvuga ukuri kuri muri showbiz ariko tunatanga fact. Reka Lio Talk y'uyu munsi tuyitangire gutya. Urakwihorera karomba umudigiro urawuredura iromba uratumbagiza urangije utangagira kumva kuri umuntu wa danje karomba ko nta muntu utakuzi uri mu biki barakubwiye ngo urinjiji wanga kumva kuri injiji ariko ubujiji bwawe buragaragaye kuko ibigiye kukubaho ntago urabibona. Gael ntabwo umukire Gael yabonye udufaranga dukeya ningira buheri si umukire don't ever do that mistake again. Ntuzanye ko urwo bwori cyo kora kuri level yawe kuba kirenje yewe nzi Gael ni magana hano garavuka n'umusega n'inzererezi uziyo ko miliyari azishore mu myidagaduro nagashore ibyo ntavuze yega dore se Badzama ntabwo ari umugabo Badzama sigacuza amasosi muri Arizona ariko yiyenze. Aya ngaya ni amagambo ari kuvugwa n'uwiyita ko ari umwinfluencer wa mbere mu Rwanda. Ikibazo mbabaza nyuma yo kubavuga aya magambo yose araza akabaha na fact zerekana ko ibintu yavugaga ari ukuri. Reka tumwihorere uyu nguyu ahubwo tuze turebe abandi bantu muri showbiz bafata gute Coach Gael. Uyu nguyu ni riganira ugaje. Coach Gael nagatwiko. Coach Gael wavuye muri Amerika mu bazungu agakorana n'abazungu akabakuramo amafaranga ari abazungu Amerika abazungu bavuye i Burayi arabiba abakuramo amafaranga abasha gukora ikintu abakuramo amafaranga umufungagije none amanutse kuri no tere y'inyarugenge ngo yaje mu gatwiko fata mikoro yawe. Riganira ugaje nk'umunyamakuru w'imikino ariko nakurikiranira hafi ibintu by'imiziki nuko guko afata Coach Gael. So abahanzi se bo bafata gute Coach Gael? Uyu nguyu ni Riderman nk'umuntu ufite experience mu bintu by'imiziki ndetse w'umulegendary wabaye mu muziki kuva kera cyane. We iyo yumva nk'umuntu wita ko ari influencer mu gihugu munini cyane ari gufata umwe mu bantu bafata amafaranga akayashora mu muziki ngo iterambere ry'umuziki rizamuke akamuvugaho ibintu nka biriya we ku giti cye ukuntu abifata. Mu minsi ishize nahoze ndi kubona abantu bari kurwanya Coach Gael bamutuka bagira iki abandi bari kurwanya banaba mu biganiro bimwe na bimwe bagiye bagira kuri za Twitter bamwe bakavuga bati bakishyira hanze ubwo bamwe bakemera ruswa abandi abayihawe n'abayitanze n'ibiki bakabivuga aho ngaho abandi bakavuga uburyo hari abanyamakuru bagiye bishyurwa kugira ngo basibe indirimbo ku maradiyo. Hari ikintu dukwiye kwigira ku mateka yacu muri jenoside mu gihe u Rwanda rwari rumeze nabi twicana tugira iki ubu yari yicaye nta kintu bagiye bibabwiye iyo hatari inkotanyi ngo zifate icyemezo zize kuzirokora abanyarwanda byari kugenda gute. Nuko ngo mu gihe twicana twebwe nta ninde uzaza kudushyigikira no muziki nitwicara tugasenya na twebwe ninde uzavanze ngo aze kuturokora. Okay, muri Lio Talk yacu y'uyu munsi noneho reka twikorera evaluation ku bintu ipusi ku mbuga ishinja Coach Gael turebe koko niba ari ukuri. Ikintu cya mbere iyo nguyu ipusi ku mbuga ikunda gushinja Coach Gael ngo nuko atari umukire. Icyo kintu cyo ntago twakwirirwa dukora analize. Coach Gael ntago ari umukire koko. Ubundi Coach Gael twawumenye mu bintu byo kumanaginga abahanzi mu mwaka wa 2021. Icyo gihe yamanagingaga uyu nguyu Theben. Mu gihe Theben yaramaze muri mihanda yari yarakoze indirimbo nyinshi cyane yaramaze imyaka irenga 12 muri kariyeri y'umuziki. Ariko ikibazo nabibariza hari indi ndirimbo mwari muzi ya korabo y'umuhanzi uremereye Theben yari yarakoze mbere yuko ahura n'uyu nguyu Coach Gael mu gihe kingana n'amezi 2 atarenga amezi 2 bakoranye bari bamaze gukora indirimbo ikolabo imwe n'umuhanzi wo hanze. Uyu mutipe yitwa Coach Gael numwe mu bantu bafite target zo gufata ibintu imiziki yo mu Rwanda akayambutsa imipaka. Niyo impamvu nkubwira ko ariyo ntego ya Coach Gael. Coach Gael
mu gihe gitoya mukoranye akoresha uburyo bwose aguhuza n'abantu bo hanze, aguha ama connection n'abahanzi bo hanze, yaba akomeye yaba yarigeze gukomeraho, ariko ku buryo ugira connection n'abantu bo hanze, ku buryo ugira audience yo hanze. Impamvu mbikubwira ni iyi ngiyi, mbere y'uko Coach Gael ahura na Bruce Melodie nawe yari amaze imyaka irenga ingahe, yari amaze imyaka irenga 12 mu bintu by'imiziki, kuko bahuye mu mwaka wa 2012 ubwo nako mu mwaka wa 2022 ubwo Bruce Melodie yari amaze gutandukana n'umwe mu manager nawe batamananye igihe witwa Linda Isaba. Bakimara gutandukana nibwo yahuye na Coach Gael bamaze guhura, nta ndirimbo yakora ya danje y'umuhanzi wo hanze umeze neza nyine ufite izina uwitwa Bruce Melodie yari yarakoze. Waba uyizi yayimbwira, usibye kuba yarakorana n'abashiba indirimbo nazo ziraho, cyangwa n'abandi abahanzi nyine badafite amazina yo hejuru cyane. Nta yindi korabo uwitwa Bruce Melodie yari yarigeze akora. Ariko nyuma y'uko bahuye mu gihe kingana n'imyaka ingahe, imyaka igera muri 2, Bruce Melodie agiye amaranye na Coach Gael. Reka nze nkubwire korabo ziri international uyu nguyu Bruce Melodie amaze gukorana na Coach Gael kuva bahura. Bruce Melodie bagihura na Coach Gael bahise bakorana indirimbo. Bruce Melodie yahise akora indirimbo na Harmonize yitwa Totally Crazy, bahita bakorana indirimbo yitwa Nyola na Eddy Kenzo. Bruce Melodie ahita akora Alezi na Inosby, ahita akora indirimbo yitwa When She's Around, akaba ari iriya iyi remix ya Funga Macho, ayikorana na Shaggy wo muri Amerika. Nyuma gatoya yakoze Sowe, indirimbo yatwaye amafaranga arenga miliyoni 50. Mu mateka y'u Rwanda ubundi twageka twumva ngo indirimbo yakozwe yatwaye amafaranga miliyoni 12, twumva ni ikintu cy'igitangaza. Ariko uyu mutipe yitwa Coach Gael ni wa muntu uzaha projet, akafata projet akayishyiraho abantu bari international barenga 5, mu producer, mu director, ahantu indirimbo yakorewe, ku buryo indirimbo ishobora kujyaho amafaranga arenga miliyoni 50. Ese umuntu uraza hano ku mihanda ukamutereka ukavuga ko adafitiye industry umumaro, utanga iyihe fact bro? Ese babahiye fact kugira ngo baze babumvisha ibyo bintu man? Uyu nguyu nyuma yuko amaze gukora Sowe, Bruce Melodie yahise akora iyo foto na BN. Hari indirimbo agiye gukorana na Joboy izavamo, hari indi iri guteganywa azakorana na Black Diamond. After album Bruce Melodie izasohoka muri kwezi kwa 12, hari amakuru ko hazaba ari indirimbo yakoranye na Davido, hari indirimbo yakoranye na Koffi Olomide, hari indirimbo yakoranye na Mr Easy, hari indirimbo yakoranye na Singa. Umbwire ngo twibukiranye Bruce Melodie wa mbere ya 2022 yari Bruce Melodie mwiza, ariko mu buryo buri lokale. Bruce Melodie yarazaga kubita ikinyafu, akazaga kubita indirimbo nyine ziri lokale nziza, ariko nyine ziri lokale za ndirimbo, kubita ikinyafu, kubitamo Samoya, kubitamo indirimbo nyine nziza ariko ziri lokale. Gusa nyuma yuko bahuye niho Bruce Melodie ubona yatangiye gukora ibintu agerageza gutiminga amasomo ari international, amasoko ari international. Bruce Melodie kugeza kuri ubu ngubu, nubwo wenda bitaraba intego bafite we na Coach Gael itaragerwaho, ariko urabona ko Bruce Melodie ni umwe mu bahanzi icyizere cyarazamutse, ku buryo asigaye akwibwira we ati ngewe igihe runaka, ni ikibazo cy'igihe, igihe nikigera nzatwara Grammy Award. Nkeka ko Bruce Melodie wa mbere yo guhura na Coach Gael wakoraga ikinyafu, agakora Samoya, agakora zira ndirimbo ikinya, atari kugira confidence zo kuvuga ko igihe nikigera azatwara Grammy Award. Reka tuve kuri Bruce Melodie ahubwo twigarukire ku bandi bahanzi n'ubundi babana na Bruce Melodie muri 155 AM, kuko hari abantu bashaka kwica izina rya Coach Gael, bakavuga ko Coach Gael afata abahanzi abona ko bazabangamira kariyeri ya Bruce Melodie, akabazana mu rwego rwo kubazimya akabashyira muri 155 AM. Reka turebe ko kuko nibyo bintu ari byeregamane nabyo byanashoboka, ariko reka tuze tubirebe. Uyu mutipe reka duhere kuri Loskana yahuye na Coach Gael afite indirimbo imwe. Abantu muyizi iyo ndirimbo nkeka ko mutarenga abantu 20,000. Nyuma yuko Coach Gael ahuye n'aba ba Loskana, nkeka ko izina Loskana 90% afite currently ari izina n'undi yahawe na Coach Gael. None se muvuga ko Coach Gael
na 1:55 am ishaka kuzimya Loskana muhereye ku cyubundi ubu niwe wafashe izina ry'umuntu araryubaka none ni nawe ushaka ngo kurisenya gute none sha nyuma y'uko Loskana ahuye na yinjiye muri 1:55 am amaze gukora indirimbo eshatu amaze kugaragara mu ndirimbo ebyiri yagaragaye muri Food de Toi akora na Sesa izi ni indirimbo zakoze izina rya Loskana bro izi ndirimbo zakoze izina rya Loskana nkeka ko nari umunyarwanda utabyemera man umunyarwanda utaramenyere Loskana muri Food de Toi ntamumenyere muri Sesa ashobora kuba ari umuntu bakuranye n'undi yarasanzwe amuzi twivire kuri Loskana tujye kuwitwa Element wa mbere yo guhura na Coach Gael Element wa mbere yo gusinya muri 1:55 am burya Element hari ikintu mwirengagiza mugiye kuvuga ibintu by'uproducer bwe ariko mwirengagiza ko Element yahoze ari mwiza kuba ari umuhanzi kurusha uwo producer Element yaje muri industry ari umuhanzi mbere yuko yinjira mu bintu bya production Element w'umuhanzi rero mbere yuko ahura na Coach Gael yari afite indirimbo imwe yitwa Kashe indirimbo nziza nariye hit maze no kurebwa n'abantu batari bake kuko ishobora kuba imaze kurebwa n'abantu miliyoni 10 ariko urebye budget yagendaga ku bikorwa bya Element na bije ubu ngubu isigaye iriho Element ubwabyo asigaye afata umwanya akavuga ngo ngiye gukora video ya miliyoni 30 bro agakubata abadirector barenze mu gihugu cya Kenya abadirector badanje mu gihugu cya Kenya bandi ba hatari agafata mu Rwanda akavuga ati mukore video ya danje bagakora indirimbo nziza bya hatari nk'iyi baheruka gusohora man Coach Gael ashaka kuzimya Element bro wenda uwo muntu abantu bapfa ariko nawe ntago wenda naza ngo mvuge ngo bashaka kumuzimya bashaka kugira gute kuko nawe ibikorwa bye biragaragara bro wenda nubwo amaze iminsi atagaragara ni kubw'impamvu z'umuryango kubw'impamvu z'ubukwe n'ibiki uyu muhanzi uyu Kenisol kandi nawe nyuma yuko ahuye na Coach Gael Kenisol nta amaze gukora indirimbo n'umuhanzi wo hanze utari mu abantu bagiye kuvuga ngo mideli wishyuwe bro iki ngi ni Real Talk bro ni ikiganiro muzajya musanga kuri YouTube yanyu ya Mideli TV Rwanda tanga igitekerezo cyawe ariko ntabwo nshaka kubona uzavuga ngo mideli wishyuwe Coach Gael se aguha ibiceri byesha gote not iyi ni Real Talk bro tuza tuvuga ibintu bya nyabyo bya bintu nyine babiri muri showbiz ariko tukanaliza dutanga na fact nawe ushaka kuba ufite ukuntu byumva kandi ukuri kwawe nakumva bro niba wemera nyana na ipusi ku mbuga ibyivuga nta nubwo nakuveba man buri wese afite ukuntu afata ibintu bye so kora subscribe kuri Mideli TV Rwanda tujye tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi ni Real Talk ngewe ndi Mideli.